Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze aho ukomeje gutega amatwi ndetse no gukurikirana MX Empire mu buzima bwawe bwa buri munsi. So rero nkuko mwabidusabyeho nyine ko twabakorera urutonde rw'abanyafurikakazi beza b'abahanzi kurusha abandi, icyifuzo cyanyu cyarasubijwe. Ariko mbere yuko dukomeza, abanza ufate umwanya uvuge ngo abanyafurika turi beza kandi Imana ikunda abagabo. So rero usabwa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ukomeza ubona ibi byiza nk'ibi nyine biba biri hanze. Ku mwanya wa 10 rero twihuse turasanga Victoria Kimani, akaba nyine yitwa Victoria Kimani, nayo mazina ye nyakuri ni nayakoresha nk'izina ry'ubuhanzi. Yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 1985. Avukira mu gihugu cya Kenya, igihugu cy'abaturanyi. Akaba ari umuhanzi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo nyine. So rero mu mwaka wa 2009 nibwo yaje kuba yamenyekana, cyangwa nibwo yakoze indirimbo nyine ahita aba icyamamare, twese turamumenya. Rero zimwe mu ndirimbo zamenyekanye cyane cyangwa zakunzwe cyane kurusha izindi harimo indirimbo yitwa Procto, ikaba imaze kurebwa nyine n'abantu bangana na miliyoni 2,880 ndetse na 65. So rero nguwo wari uri ku mwanya wacu wa 10 mu bahanzikazi b'abanyafurika beza kurusha abandi. Ubwo tuzagaruka nyine no ku mateka y'umwe kuri umwe twihariye mu kiganiro cyihariye. So rero reka dukomereze ku mwanya wacu wa 9. Turasanga Myla Andrew, yitwa ni naryo zina nawe wakoresha nyine, yitwa Myla Andrew. Yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 1985. Avukira Cape Verde mu burengerazuba bwa Afurika. Akaba ari umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba ari n'umuhanzi. Ubu rero akaba barizwa muri Lisbon, ari muri Portugal. Nyine nawe yakomereje ibikorwa bye by'umuziki, niho yimukiye. So rero uyu muhanzikazi akiri muto iwabo bakundaga kwimuka cyane nyine, bituma aba mu bihugu byinshi bitandukanye. So rero bimwe mu bihugu byinshi yagiye abamo harimo nka Senegal, Angola ndetse n'Ubudage. Zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyangwa imwe mu ndirimbo nyine yamenyekanye kurusha izindi ni indirimbo yitwa Afeto, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 8,950 ndetse n'abantu 537. Rero uko ngo akaba riri ku mwanya wacu wa 9. Reka dukomereze ku mwanya wacu wa 8. Yitwa Nandi, amazina ye nyakuri yitwa Faustin Charles Mfnanga. Yavutse tariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 1992. Avukira Mawenzi mu gihugu cya Tanzania. Yamenyekanye rero mu mwaka wa 2013. Nibwo yatangiye nyine kumenyekana, agenda akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu bamenya we hirya no hino ku isi. So rero bimwe mu bihembo yagiye atsindira harimo nka AMI Award Africa, yabaye Best Female Newcomer, nyine yabaye umuntu mushya, umuhanzi mushyashya. Ukuntu nyine yaba amarushanwa wenda bakareba ngo ninde muhanzi wakoze cyane muri uno mwaka utaruzwi. So rero mu mwaka wa 2018 yaje kuba yegukana AMI Award Africa, yabaye nyine Best Newcomer mu gice cy'abagore, cyangwa se yabaye umuhanzi mushyashya w'umwaka mu gice cy'abagore. So rero indirimbo yakunzwe kurusha izindi ikaba yitwa Nimekuzoa, ikaba imaze kurebwa n'abangana na miliyoni 19,363 n'abantu 676. Akaba rero ari Nandi ni umuhanzikazi rero uzwi cyane nyine, wari we wari uri ku mwanya wacu wa 8. Ku mwanya wacu wa 7 rero turasanga Butera Knowless. Butera Knowless amazina ye nyakuri yitwa Jean d'Arc Ingabire Butera. Yavutse tariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 1990. Avukira mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amashuri abanza yayize kuri Escafé Primary School iherereye hariya Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Amashuri yisumbuye ayakomereza Aparud Secondary School, ni ikigo kiri hariya mu karere ka Ruhango. So rero Butera Knowless yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2011, nibwo nyine abantu benshi bagiye bamumenya. Yagiye atwara ibihembo byinshi bitandukanye, harimo nka Best New Artist muri Slax Award ari mu mwaka wa 2010. Ikindi yatsindiye Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 5. Indirimbo ye yakunzwe kurusha izindi harimo Teyamo yakoranye na Roberto. Ngo rero Butera Knowless umunyarwandakazi w'umuhanzi mwiza ku mwanya wacu wa 7 muri Afurika yose. So rero twerekeze ku mwanya wacu wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Chidima. Amazina ye nyakuri ni Chidima Ekiri.
yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu 1991 avukira mu gihugu cya Nigeria. Yamenyekanye rero mu mwaka wa 2011 nawe. Imwe mu ndirimbo ze zakunzwe harimo indirimbo yitwa Fall in Love. Ni indirimbo yaciye ibintu hano muri Afurika muri rusange ndetse no ku isi. Akaba ari indirimbo nyine yakunzwe cyane kugeza na n'ubu. Abantu benshi bakaba bayikunda, bakaba bayikoresha mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'amagambo ayirimo cyangwa n'uburyo yanditse. So rero Chidinma akaba umwanditsi w'indirimbo, indirimbo ziwe araziyandikira, nyine akaba ari n'umuhanzi muri rusange. Rero akaba ari wari uri ku mwanya wacu wa gatandatu. Ku mwanya wacu wa gatanu rero turasanga Tyler. Amazina ye nyakuri ni Tyler Laura Tyler, ni imfura mu bana batanu. Akaba yaravutse tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2002, ejo bundi rwose. Avukira Johannesburg muri South Africa. Ni umuhanzi nawe akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Yamenyekanye ejo bundi rero mu mwaka wa 2019. Bimwe mu bihembo yagiye yegukana bikomeye afite harimo nka Grammy Award Best African Music Performance yatsindiye ejo bundi mu mwaka wa 2024. Indirimbo yakunzwe kurusha izindi harimo Water, imaze kurebwa n'abarenga 2,212,634 ndetse n'abantu 240 mu gihe cy'amezi 9 gusa. Urumva ko ni umuhanzi nawe ukora cyane kandi ukunzwe n'abatari bake by'umwihariko hano muri Afurika. Akaba rero yitwaga Tyler, ni wari uri ku mwanya wacu wa gatanu. Ni umwe mu bahanzi nabo bakora cyane nyine hano muri Afurika. Ni abahanzikazi bakora cyane muri Afurika, bagenda batsindira n'ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Twagiye tunyuramo muri makeya nyine tubabwira amakuru ye wenda makeya afatika. Hari andi makuru nyine menshi y'ibihembo bagiye batwara, y'ibintu byinshi bagiye bakora, ibyo nabyo tuzatubigarukaho nyuma. So rero twerekeze ku mwanya wacu wa kane. Ku mwanya wacu wa kane hari Victoria Monet. Amazina ye nyakuri yitwa Victoria Monet Mikan. Yavutse tariki ya 1 y'ukwezi kwa gatanu 1989. Avukira Atlanta muri Georgia. Yamenyekanye rero muri 2010, yatsindira ibihembo byinshi bitandukanye nawe, harimo nka Best Dance Performance. Indirimbo yamuhesheje igikombe yitwa Oh My Mama, ikaba yarabaye na video y'umwaka cyangwa indirimbo y'umwaka irushanwa ryitwa Soul Train Music Award. Iyo ndirimbo rero yaje kuba iba indirimbo nyine y'umwaka, iba video y'umwaka, mbega ikoze neza mu mwaka wa 2023. Nawe akaba ari umwanditsi w'indirimbo, akaba n'umuhanzi ndetse akaba akunda no kwandika imivugo, ibintu bya poems kabisa. Arabyumva cyane nyine nubwo wenda atabikora nk'akazi, ariko ibyo nabyo biri muri bimwe mu bintu akunda cyangwa akunda gukora. So rero yitwaga Victoria Monet, akaba ari ku mwanya wacu wa kane mu bahanzi nyafurika beza kandi bakunzwe cyane kurusha abandi. So rero ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Shoma Jones. Amazina ya nyakuri yitwa Maya Christian Shivako Wiglaf. Yavutse tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu 1992. Avukira mu giturage cya Shivri Village mu gihugu cya South Africa. Shoma Jones akaba ari umuraperi, akaba umubyinnyi, akaba umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba n'umwactress mu mafilime nyine. Umwactress abakina mu mafilime cyangwa mu bindi bintu wenda, cyangwa wenda nk'undi muhanzi akaba yakenera kuba yamukoresha muri video nyine, akaza akaba yakactingamo cyangwa akaba yayikinamo, nibyo bita kuba umwactress. So rero nawe yagiye atsindira ibihembo byinshi bitandukanye, harimo nka South Africa Award Best Newcomer. Ni igihembo nyine gihabwa umuntu mushyashya cyangwa umuhanzi mushyashya wakoze cyane akahita amenyekana. Icyo gihembo rero yaje kuba gitwara mwaka wa 2019, ndetse agenda atwara n'ibindi bihembo byinshi nyine bitandukanye. Ikindi kintu wamenya, yabaye umuhanzikazi w'umwaka muri South Africa mu mwaka wa 2019. Ntabwo biba byoroshye nyine, urumva bisaba imbaraga nyinshi cyane no gukora kugira ngo ugire ku rwo rwego cyangwa se wakigarurira nyine iyo myanya ibiri tuvuze haruguru. So rero indirimbo ze yajya kuri indirimbo nyinshi nyine zitandukanye. Indirimbo imwe wenda twavuga yakunzwe ni indirimbo yiswe John Cena. John Cena muramuzi, nawe ni umustar urenze hano ku isi cyane mu bintu by'amafilime ndetse wakinaga na catch. So rero agashya wamenya nuko no Shoma Jones ajya ahura na John Cena nyine muri show zitandukanye.
ndetse John Cena akaba ari n'umufana mukuru wa Shoma Jones nk'uko Shoma Jones nyine nawe amufana. So rero iyi ndirimbo yamukoreye akaba ari indirimbo yakunzwe kurusha izindi nyine cyane ko ari indirimbo yarebwe n'abantu batari bake. Akaba rero ari umuhanzi uri ku mwanya wacu wa gatatu ariwe Shoma Jones, ndetse akaba azwiho nyine kuba ari umustar uhura n'ibyamamare byinshi bitandukanye. Urumva guhura na John Cena mukagirana ikiganiro cyangwa n'indi mikoranire runaka ntago ari ibintu biba byoroshye. So rero ku mwanya wacu wa kabiri turasanga Ayra Starr, amazina ya nyakuri yitwa Oyinkansola Sarah Adelebrige. Yavutse tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2002, nawe n'ejo bundi. Avukira ahitwa Kotoni ari muri Benin, akurira rero Lagos muri Nigeria. Afite imyaka 10 rero nibwo yatangiye kuririmba nyine, cyangwa se nibwo yatangiye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi. Mwese murabizi kugira ngo umuhanzi ubundi akenshi arabivukana cyangwa se akabikurana. So rero we ku myaka 10 nibwo yatangiye kwiyumvamo ibintu bijyanye n'ubuhanzi, tangira nyine kujya aririmba uturirimbo adusubiramo uturirimbo two mu makorali z'abana, benshi baba mu makorali y'abana. Aho yatangiye kujya asubiramo nyine indirimbo zo muri korali y'abana aho basengeraga babaga barepeta. Afite imyaka 10 nibwo yatangiye nyine kwandika indirimbo aho yabaga ari kumwe na musaza we bari kujya ku ishuri cyangwa banavayo, agatangira nyine kujya yandika uturirimbo tugiye dutandukanye. Biza kurangira rero yiyumvishemo ubuhanzi cyangwa yiyumvishemo nibwo yamenye ko afite iyo mpano yo kuba umuhanzi. So rero aza kuhita afatiraho. Akaba ari umufana mukuru wa Nicki Minaj. Indirimbo ye yakunzwe ikaba yitwa Rush. Ni indirimbo yaciye ibintu hirya no hino ku isi cyane ko imaze kurebwa n'abarenga 314,556 hano ku isi. Nyine abantu benshi barayikunda cyane cyangwa agenda akoreshwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero nguwo umustar wacu mutoya waje ku mwanya wa hafi akaba yitwa Ayra Starr cyangwa se Sarah. So rero reka twerekeze ku mwanya wacu wa mbere. Turasanga Shensa cyangwa Shensa n'ubundi. Amazina ye nyakuri yitwa Shensa Lindari. Yavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 1996. Avukira Kingston mu gihugu cya Jamaica. Kuri mama we rero umubyara ni umunyajamaica, ndetse papa we umubyara akaba afite ubwene igihugu cyangwa se akaba ari umunyakoreya. Urumva papa we ni umunyakoreya nyine akomoka mu gihugu cya Koreya, ndetse mama we akaba ari umunyajamaica kavukire. So rero Shensa akaba ari umuraperi, akaba umwanditsi w'indirimbo, ndetse akaba n'umubyinnyi mwiza. Amenyekanye rero mu mwaka wa 2016 nibwo nyine yatangiye kumenyekana ku isi cyangwa ahantu benshi hagiye hatandukanye. Nibwo yakoze indirimbo ya mbere imugira umustar. So rero nawe yagiye atsindira ibihembo byinshi bitandukanye. Bimwe mu bihembo yatsinda harimo nka Mobo Award mu gice cya Best Reggae Act muri 2021. Yatsindiye icyo gihembo nyine aba umuntu wa mbere, cyangwa ni kabandi aza ku mwanya wa mbere nyine muri Best Reggae Act cyangwa se umuntu uririmba reggae neza muri 2021. So indirimbo ye yakunzwe cyane kurusha izindi ni indirimbo yitwa Hit and Run yakoranye na Masika. Akaba yitwa rero Shensa, umuhanzikazi hano muri Afurika urimo guca ibintu ndetse bigacika hirya no hino, cyane ko iyo ndirimbo ye nyine ahantu henshi ugenda uyihumva, ugenda usanga abantu benshi bayiririmba cyangwa se bayumva nyine ukahita ubona ibyiyumviro n'ibyishimo birazamutse birabasumbye. So rero nguwo umuhanzi waje ku mwanya wa mbere mu rutonde rw'abanyafurikakazi beza b'abahanzi hano ku isi. So byagoranye nyine guhitamo, ariko bamwe nyine ibigwi byabo nibyo byagiye bibahesha imyanya imwe n'iyi ngiyi kuri iyi. So rero ngurwo urutonde rwacu rwa top 10 y'abartiste cyangwa se y'abahanzikazi beza hano muri Afurika mu mwaka wa 2024. Kangushimira ko wafashe umwanya wawe ukumva iki kiganiro. Usabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi y'ingenzi agiye agezweho hirya no hino ku isi. So wowe icyo usabwa nyine ni ukwituriza, ubundi ukaba warakanze kukazogera kugira ngo tujye dukora ibintu uhita ubibona. Ubwo rero rukaba ari urutonde rw'abahanzikazi beza muri Afurika mu mwaka wa 2024 hano nyine muri Afurika. Kangushimira ko kubanye natwe. Ciao ciao.